Nibonaho sike kibazo mufitanye n'Imana ahubwo igiti kibateyemo niyo kibazo mufitanye niba musoroma imbuto ariko ejo zikongera zikagira gute zigashirwa kubera ko igiti kiracyaha sibyo igiti kitari kumwero wacyo kikomeza kuba cya giti n'ubu sibyo avoka itari kwera ikomeza kuba nta gihinduka umwembe kubera ko utariho avoka umunyabyaha utari kubikora n'ubundi abakiri umunyabyaha. Imana yatanze Yesu kubera ko mu isi hari habuze umuntu n'umwe watunganira Imana ku rugero yagira gute yashaka itanga Yesu. Yosefu ashatse kubenga Mariya, marayika yaramubonekera aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe kubera ko inda atwite ari inda y'umwuka we. Niwe wenyine wabonetse yera, abandi bose bavuka ari abanyabyaha. Habonetse inda y'uwera imwe yonyine yaririmo Yesu, niwe wavutse yera kandi anabaho ubuzima bwera kugeza avuye hano mwisi. Yamaze imyaka 33 ngo ageragezwa mu buryo bwose nkatwe, ngo ariko ntigera akora icyaha. Arakiranuka ku gatoya na kanini, akiranukira Imana. Arangije gutungana yemera kwishyiraho ibyaha byawe ndetse n'ibyanjye, apfa rwa rupfu wari urakatiwe ukiri muri Adamu. Rwa rupfu Imana yavuze ngo nukiryaho no gupfa uzapfa. Yesu araza yishyiraho kavukire yawe. Umwanditsi w'Abafilipi mu bice 2 aravuga ngo Yesu yisize ubusa mu ijuru, yisiga ubusa. Nubwo yari afite akamero k'ubumana aragatakaza, yemera gufata akamero k'umuntu ngo neze k'umugaragu w'imbata. Yemera no gupfa, apfa urupfu rwo kumusaraba, urupfu rubi cyane, urupfu rw'ibivume, kubera kubanitswe ku giti ari ikivume. Ubugome bwose, umujinya wose Imana yari gufitiye yemera kurangiriza muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi wawe. Ndagira ngo mubyumve neza, umucunguzi wawe nugucungura ku cyari kikugarije, akemera kugikora mu cyimbo cyawe. Tubyumve neza, umucunguzi nuze kuguhagararira mu mwanya, nuze kugucungura. Nimba ari urupfu wagomba gupfa akemera kurupfa mu cyimbo, nimba ari amafaranga wagombaga kwishyuzwa ukaba wayabuze akaza kugucungura, akavuga ati ayo mafaranga ndayatanga mu cyimbo cye kubera ko we ntayo afite, akagucungura. Akaza ku munsi wari bugurisheho inzu yawe kugira ngo biyishyure ideni wari ubabereyemo, akahagoboka akavuga ati uyu muntu ndamucungura, ni mumure kimwe kumugurishiriza inzu kubera ko nzanye ubwishyu bwawe. Uwo niwe mucunguzi. Yesu yaje ari umucunguzi, yaje azi igihano Imana yagukatiye icyo ari cyo. Yaje azi neza ko ari urupfu rw'iteka Imana yagukatiye. Yaje azi neza ko Imana yarahira avanga izakohera mu nyanja yaka umuriro n'amazu, ariko aravuga ngo ngiye kumucunga. Wari habanje kubura n'umwe wabyemeye, ariko ngo arahaguruka ngo mu ijuru baravuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda ngo iranesheje. Niba mbona n'umugabo w'amarayika baririmba bakavuga ngo niwe wabashije gucungurira Imana data wa twese, ngo ubwoko bw'abami ndetse n'abatambyi bihora. Bakavuga ngo ubwo rero ngo n'ugitangaza. Niba mu birivuga ngo arangije ibyo, ngo Imana yaramuzuye iramuzamura, ngo imushyira hejuru y'amazina yose, ngo yaba aravugwa mu iki gihe ngo neze no mu gihe kizaza. Niwe wenyine wemeye gufata ububi bwawe ndetse n'igihano cyabwo cyose. Wakwibaza tese ko yapfuye nyuma y'iminsi 3 akazuka, ubwo yapfuye urupfu rw'iteka te. Ariko reka mvuge ngo muzi ikintu bita kuvunja. Murabizi kuvunja? Kuvunja uzana ibiceri byuzuye ambaraje, baguhereza inoti imwe y'ibihumbi 5 bakubwira ngo itahire turakuvunja. Sibyo? Nawe urupfu rw'iteka wagomba kuzapfa, umubabaro w'iteka ryose Imana yarawuvunje, irangije ubabaza Yesu mu minsi 3 arawurangiza.
niyo mpamvu birivuga ngo yavaga ibyuya bivanze n'amaraso. Imana yafunze wa mubabaro wawe wose irawumubabaza, yatangiye kuva ibyuya bivanze n'amaraso, nta nuramutera icumu mu rubavu. Apana, ibyo bitarabaho yari kumva wa mubabaro wawe wose. Imana irimo irawumurangirizamo kugira ngo igihano cyawe cyose kirangire, sibyo? Arapfa ku munsi wa gatatu. Imana ibonye ko umubabaro yari gufitiye, Imana ibonye ko umujinya yari gufitiye wose iwurangirije kuri Yesu, ubundi iramuzuba. Niyo mpamvu Yesu ataka yavuze ngo dawe 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 niki kikundekesheje, ngo Eli Eli lama sabakitani. Aravuga ngo dawe niki kikundekesheje. Imana yaretse Yesu, Imana yamuteye umugongo kubera ko yari yemeye kwishyiraho ibyaha byawe ndetse nawe. Yemera kumwica, yemera kumushenjagura. Yesu yaravanga Imana yaramubabaje. Ngo ariko igihano kiduhesha, haleluya, mu gihano kiduhesha amahoro cyari birababaje ko uyu munsi nta mahoro ufite, kandi igihano kiguhesha amahoro cyaragiye kuri nde? Kuri Yesu. Yababajwe kugira ngo wowe amahoro, yababajwe kugira ngo ubane amahoro n'Imana. Nta kibazo mufitanye kubera ko icyo mwari mufitanye Yesu yagize ute? Yaragikemuye. Urupfu rw'iteka wowe wakatiwe, Yesu arupfa mu cyimbo cyawe. Ariko reka mvuge ngo si icyo cyonyine, ahubwo nk'uko yishizeho ubunyabyaha bwawe agahinduka icyaha atarigeze akora icyaha na kimwe, uko niko nawe agwa gutungana kwe ugahinduka intungane, ntacyo gutungana ugize ute? Ukoze. Nagira ngo ikibazo cy'abana mufite rero mugikemure vuba kugira ngo mukurikire. Mama ngwino hano, wowe uje mukaye, ngwino wicare hano. Ngwino wegere hano. Kibazo ngwino nibyo byiza. Utinya abantu. Reka nze ngumara ubwoba. Ngwino tujyane. No umwe muri abanazi kubera ko muri kuderahe, naze tumereze umwanya wa yicaye. Nyagira uzana niwe mwatuzanye, tugira ngo tuganire. Imana yemeye ko duhurira ahantu kuno musozi. Ahari uyu niwo munsi wo kugendererwamo kwa, ahari uyu niwo munsi wo gukirizwamo kwa. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Twasomye ngo iyo umuntu yumvisha iryo jambo rya Kristo akaryizera, ngo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Abantu ndahagaruka. Ntabwo turi gukorera ubugingo bugira gute? Ahubwo iyo umuntu yumvishe ijambo akagira ute? Akaryizera, abavuye ageze mu bugingo. Tubyumve neza. Ntabwo abavuye mu rupfu ngo abategereje kuzajya mu bugingo buhoraho, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ufite ntagatifu ryo nyira dusomere neza. Iyo jambo nagira ngo turisubiremo. Ndababwira ukuri koko, uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye agira ubugingo bw'iteka, kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Umve muri Bibiliya mfite ukuntu avuga, aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo, aba afite ubugingo abafite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ageze mu bugingo cyangwa yinjiye. Sibyo? Turimo kubabwira inkuru nziza y'umukiro. Turimo kubabwira uburyo umuntu ava mu rupfu akinjira mu bugingo buhoraho. Ntabwo turi kubabwira uburyo umuntu ava mu idini imwe akajya mu yindi. Muze yabisobanuye. Ntabwo twabazaniye idini nshyashya kuno
umusozi hoya twaje kubabwira uburyo umuntu ava mu rupfu akinjira mu bugingo abikesha kumva ijambo ry'Imana no kugira ute no kuryizera. Hari amasengesho mwumvishemo, hari amaturo mwumvishemo, hari igacumi kirimo, hari ukwiriza ubusa mwumvishe. Umuntu niyumva ijambo ry'Imana akizera Imana yohereje Yesu agahamanya nayo kandi yatanze Yesu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, agahamya ko Imana atari inyabinyoma, sibyo? Biri kuvuga biriya yavuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bavuga ibyo Imana ivuga byo birabiruta, ngo icyo Imana yahamije ni iki ngiki, ngo nuko yaduhaye ubugingo buhoraho, ngo kandi ubugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo, sibyo? Ngo iyo umuntu atizeye uwo mwana wayo ngo aba yise Imana inyabinyoma. Ndagira ngo uyu munsi abantu bemeranywe n'Imana ko ari nyakuri, bemeranywe n'Imana ko wizeye Yesu abahawe ubugingo kabavuye mu rupfu ageze. Impamvu uvuye mu rupfu ni impamvu uvuye mu rupfu ni uko urupfu wagombaga gupfa. Hari undi wagize ute? Hari undi wagize gute? Birikumvikana? Impamvu ubukuri wowe urupfu rw'iteka ni iyi, ni uko urwo wagombaga gupfa arirwo Yesu yapfuye. Ni uko ideni wari ufite n'Imana ry'urupfu hari uwabonetse akagira ute? Ariko Yesu ntabwo yaheze mu gituro, ahubwo ku munsi wa gatatu yagize ute? Yarazutse, kandi abo yapfanye nabo yagize ute? Yarabazukanye. Amaze kubazukana abazamukana nawe abajyana nawe mu ijuru iburyo bw'Imana, bari muri Kristo, bari muri Kristo Yesu. Ndagira ngo uyu munsi wemeranywe n'Imana ko igihano kiguhesha amahoro cyari kuri Yesu. Abakorinto ba 2:21 aratubwira ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mama, Yesu utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwawe, sibyo? Ariko kwari ukugira ngo iyo kugira ngo ndayitindaho ntago abantu bayumva. Kuki Yesu yahindutse icyaha atarigeze akora icyaha? Ngo kwari ukugira ngo uze kwaso. Abakorinto ba 2:21 ngo kwari ukugira ngo nawe kubera Yesu uhinduke gukiranuka kw'Imana. Birikumvikana? Iyo kugira ngo kuki Yesu yahindutse icyaha ku bwawe? Yivuga ngo nta ntungane ibaho ubone ko Yesu atahindutse icyaha ku bwawe. Ari uvuga ko Yesu nawe yazize ibyaha. Ariko Yesu yahindutse icyaha ku bwawe kugira ngo nawe kubwe uhinduke gukiranuka kw'Imana. Yabazweho ibyo atakoze kugira ngo nawe ubarweho ibyo utakoreye, sibyo? Yabazweho ibibi atakoze kugira ngo nawe ubarweho ibyiza utakoreye. Ibibi byawe bimuhesha kujya mu rupfu, nawe ibyiza bye biguhesha kujya mu bugingo buhoraho. Wavuga ngo ni intungane ukaba uvuze ngo nuko Yesu yatunganye mu cyimbo cyane. Wowe uvuze ngo ni intungane ukavuga ngo habonetse umucunguzi ushoboye gutungana, atungana neza mu cyimbo cyanjye kubera ko ari umucunguzi wanjye, gutungana atunganye guhinduka ukwanjye. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi. Yaje gukora ibyakunani, yaje gukora ibyo utari gushobora. Biravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, ngibahereye ubusa kuba gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Gutsindishirizwa ni ukugirwa intungane, sibyo? Batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibibahereye ubusa. Abaroma 3:24 ni ukugirwa intungane kubw'ubuntu bw'Imana ubiherewe ubusa. Icyo nicyo usaba kwemera uyu munsi. Ahari nawe umaze igihe kinini uvuga ko wizeye Yesu,
ariko biri yavuga mu Baroma 10:10 ngo umutima ni umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Nabuyo ko wizeye Yesu ariko kandi ngo ubutarabazwe gukiranuka kwe. Icyo wizera kuri Yesu niki? Umwizera ko yagukishije urupfu wagombaga gupfa, arubukiza rupfuye mu kimbo cyawe. Ariko si ibyo gusa, yaguhaye ubutungane bwe kugira ngo ubarwe imbere y'Imana nk'utunganye. Atari ukwera ibyo wakoze, ari ukwera ibyo yakoze nk'umucunguzi wawe.